Imana inkura imwenge iwacu injyana i Muhanga. Nari umuboyi, nari umukozi. Haleluya we! Nambaye impeta ihagaze 500 ya zahabu. Imana ikirenze icyo yamaye etaje. Ayo ni amajwi murimo murumva y'abana banyakwigendera Umuhanuzi Eric wamenyekanye kandi waciye ibintu mu bigendanye n'ivugabutumwa mu buhanuzi cyangwa se no mu gukora ibiterane byinshi bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Ariko by'umwihariko uyu akaba ari umwe mu bagabo bahagurukiye mu ivugabutumwa kuva mu buto bwabo mu itorero rya ADEPR. Uyu munsi turimo tuvugana uyu mugabo witwa Eric Bizumuremyi, akaba none aha turimo tuvugana uyu mugabo yamaze kuva ku isi atagihumeka umwuka w'abazima. Uyu mugabo amakuru dufite na yuko yahitanywe n'umusore wo mu kigero cy'imyaka 19 witwa Elia hariya mu karere ka Rubavu. Ibyo bikaba byarabaye ku itariki 7 zo ku kwezi kwa gatatu, ubwo uyu mugabo wakoreraga hariya ibintu bigendanye n'ishoramari cyangwa se n'iby'ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati ya Rubavu ndetse na Goma, nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko amakuru abivuga. Nuko uyu mugabo yakoreraga ibintu by'ubucuruzi bwe hariya mu mujyi wa Goma, hanyuma ariko agataha mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se hano muri aka karere ka Rubavu. Uyu mugabo rero numwe mu bagabo kugeza kuri uyu mwanya navuga yuko umuryango we wahuye n'ibyago bikomeye cyane, kuko n'umuryango navuga yuko watereranwe n'itorero rya ADEPR nyuma y'imyitwarire mibi yagiye ivugwa cyangwa se igaragara kuri uyu mugabo. Mbibutsa yuko aba bagabo bakunda cyangwa se aba bantu bitwa ko bazamutse mu mazina mu rwego rw'ivugabutumwa cyangwa se n'ibindi bikorwa bifite aho bihuriye n'icyo twita umurimo w'Imana, ni bamwe mu bantu bagenda bagaragarwaho n'imico itari myiza uko bagenda bazamuka, babona agafaranga, bagenda batera imbere mu bigendanye n'umubiri cyangwa se n'iby'ubuzima busanzwe. Ni bamwe mu bantu bagenda bagaragarwaho n'imico itari myiza yo gutangira kwizamura, kwishyira hejuru, hanyuma bikaza kurangira bahindutse ibyigenge ku matorero cyangwa se aho baba basengera, bakamera nk'aho barenze ku mategeko y'ubuyobozi bw'amadini, bikarangira bazamutse rwose kugera ku rwego batangira no gusuzugura ubuyobozi cyangwa se abayobozi baba bahagarariye. Ari naho navuga yuko bigeraho bigakurura ingaruka zitari nziza, hariho nizageze kuri uyu mugabo Bizumuremyi Eric. Uyu munsi turimo turavugana utaraje gushyingurwa, utarashyinguwe n'itorero ADEPR cyangwa se idini rya ADEPR, reka tubivuge gutyo nk'uko abantu bakomeza kubivuga. Iyo tuvuze itorero usanga bavuga bati no, ntimukavuga itorero, mujye muvuga idini kuko itorero ni irya Kristo. Reka tubivuge dutyo mu by'ukuri. Uyu mwanya turimo turavugana amakuru ashingiye kuri iyo mico n'imyitwarire itari myiza bivugwa kuri uyu mugabo. Uyu mugabo biravugwa yuko yaje kwinjira mu gikorwa kitari cyiza cy'ubutinganyi, abagabo baryamana bahuje ibitsina. Uyu mugabo mu buryo bugaragara, amakuru atarigeze yemezwa n'ubuyobozi, ariko nanone kandi yitangiwe na nyir'ukumuteragura ibi byuma ari we uyu witwa Elia. Uyu Elia
byegerewe n'abantu bamuhata ibibazo bamaze kumugeraho nkiraho. Ariko uyu musore Eliya, reka mbabwire ibyo yakoraga. Uyu musore Eliya yari umucuruzi w'inyama hariya mu mujyi wa Gisenyi. Hanyuma uyu mugabo witwa Eric yaje kumunyuraho aramubwira ati, Eliya uze kunsigira akaboga, ariko urebe ka kaboga mu by'ukuri karyoshye, kamwe koroshye nyine gakwiriye abahanuzi nkanjye. Hanyuma arangije aragenda. Eliya aza gusiga izo nyama, ariko ngo mu gihe Eric yari avuye mu kazi aza kumubwira ati, ese wanzaniye izo nyama? Arazimushyira, ariko birumvikana yaravuye ku kazi bwije. Inyama arazimushyira, ariko ngo agezeyo Eric ati, ese waretse ngateka tugasangira? Barateka, urumva yaramwisanzuyeho nk'umuntu bamaze igihe bagurirana. Barateka, hanyuma barangije bararya. Ariko ngo igihe cyo gutaha kigeze, uyu Eric abwira Eliya ati, ariko se ko n'ubundi nta mugore ujya kureba, nta mwana uriza, bukaba bwije, uririrwa ugenda ububura amajoro, mu by'ukuri kubera iki? Wabyihoreye ukazataha ejo, ko nta kibazo tukararana aha ngaha. Uyu Eliya arabyemera. Ariko ngo bigeze nijoro, cya gikorwa, za mbaraga navuga ngo ni ama esprit satanique, nubwo abantu bamwe na bamwe babishyigikira, ariko ndababwiza ukuri, uyu ni umwuka w'amashitani na shitani wazamutse mu bantu. Uyu mugabo witwa ko ari umuhanuzi Eric aza gutangira gushaka gufata ku ngufu wa musore Eliya ngo amusambanye mu kibuno, amukorera imibonano itemewe, amutinge. Hanyuma ashatse kumutinga, Eliya nawe yirwanaho, birumvikana umuntu w'umusore. Ikigeretse kuri ibyo noneho w'umubazi w'inyama, aba bantu bitwa ko babaga inyama mujye mubatinya, mubagendere kure. Ni bamwe mu bantu babasa naho mu by'ukuri bashize ibinya, kuko burya umuntu umubazi w'inyama ashobora no kukureba nawe ubwawe akabona uri inyama, ku buryo kugukatagura atari ibintu bishobora kumugora. Hanyuma rero uyu muntu rwose w'umubazi w'inyama, urumva sinzi ukuntu rwose ngo yasingiriye icyuma, arangije abagiteraguye Eric, akimutera ku mitsi y'izosi. Hanyuma imitsi y'izosi barayikase. Eric nguko uko mu by'ukuri yasezeye hano kuri iyi si. Ariko mu buryo bwumvikana, uyu Eliya cyangwa se uyu Eric, amakuru arimo aragenda avugwa mu buryo butandukanye, ariko aya makuru nayiviriye mu kanwa ka nyir'ubwite, avuga yuko mu by'ukuri we bashakaga, we Eric yaragiye kumutinga, yaragiye kumufata. Mbibutse yuko iyi ngiyi ari indwara yagiye ivuka mu bantu, igera ku rwego rwo kuvuka no mu bantu bavuga ubutumwa bihisha inyuma ya Bibiliya, ijambo ry'Imana. Dore ko hari undi muntu umwe twigeze tuganira, ni umwarimu, bari abarimu babiri ku itorero rimwe mu karere ka Ngororero ntari buvuge, bambwira uburyo bigeze gutumira umuvugabutumwa ava muri Kigali, aragenda ngo agiye kubwiriza, barangije barararana nk'abakozi b'Imana, ariko bigeze nijoro agerageza kubafata, akajya agerageza kubafata ku ngufu inshuro 3. Noneho wumve bano bantu ukuntu baba barariye amavubi, bari abagabo babiri b'abarimu, akajya ahindukirira umwe agashaka kumugirira ibyo bintu bya mfurambi. Noneho wa muntu yakumva yikomye, wa mwarimu yakikoma, agahita yigonesha nk'umuntu wari usinziriye, agahengera mu kanya, agahindukira n'undi. Bagezeho baramubwira bati, baramubwira ati, tubwiza ukuri, urwaye abadayimoni, ko tuzi kuri umuvugabutumwa twahamagaye twizeye, urwaye abadayimoni ko watubujije gusinzira. Barangije baramubwira ati, nutatubwira ibyo urimo n'intego urimo,
turaje duhamagara ubuyobozi, duhamagare n'urwego rw'itorero usebera ahangaha. Arangije arababwira ati mbabwije ukuri ndi umutinganyi, nimumbabarire rwose mundwaneho mutanteza rubanda, munshishire mumpishire rwose nyabuneka ntabwo nzongera. Aripfukamishwa ati ni munsengere. Bivuze yuko mu by'ukuri no mu rwego rw'ivugabutumwa, mu rwego rw'iyobokamana twarinjiriwe ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma rero uyu mugabo nawe urugo rwe ruri Muhanga. Niho yaratuye, uyu mugabo niho yaratuye i Muhanga. Ariko uyu mwanya turimo turavugana yapfuye. Abana be barimo bararira, umugore we arimo ararira. Urumva umuryango uri Muhanga ariko we akaba mu karere ka Gisenyi. Aho kugira ngo akore bya business byamujyanye, ahubwo arajya kugira gute, arajya mu bikorwa by'ubutinganyi. Icyitonderwa, aya ni amakuru yitangirwa na nyir'ubwite ariko ataremezwa n'ubuyobozi, dore ko ubuyobozi bwo hari ibyo bushobora no guhishira bitewe n'impamvu z'umutekano. Ariko ndabivuze kugira ngo mu by'ukuri abantu bamenye yuko bagomba kwitonda cyane, bakitondera ibikorwa nk'ibi ngibi, bakitondera kwishora mu bikorwa bidakwiriye, mu by'ukuri bidahwitse. Hari ibintu biba bidasobanutse. Urumva bamuteraguye ibyuma baramwishe. Uyu mugore wa nyakwigendera Eric we ubwe ku giti cye, ku makuru yivugira, aravuga ati jyewe umugabo wanjye bambwiye yuko yaragiye kwiba. Ati uwamwishe yavuze yuko yaragiye kumwiba, ati nta yindi mpamvu yabiteye kwari ukumwiba. Urumva hari amakuru abiri yo gucanganyikisha abantu. Ariko abaturanyi b'uyu mugabo abagiye bagerageza kuvugana n'itangazamakuru, bo ubwabo nibo bitangarije yuko uyu Eric icyo yazize yaragiye gutinga uyu musore witwa Eliya. Itoro rya ADEPR ntabwo ryaje kumushyingura kubera yuko bari baramutenze, baramujugunye, baramutaye inyuma y'itorero kuby'imico idahwitse, kuby'imyifatire itari myiza. Itoro ryanze kumushyingura. Barangije bashakisha andi matorero yari yaragiye akoramo ivugabutumwa, ubu ngubu ni yarimo aramushyingura. Birakwiriye cyane ko dutekereza bundi bushya, tugahindura imyitwarire, tugahindura imico n'imyifatire, kuko iyo tugize imyitwarire mibi hano mu isi tuba turimo turasemera imiryango. Reka nze mbanze ngushyirira agace gatoya hano. Uyu mugabo yigeze kuvuga, arimo avuga yuko Imana yamugiriye neza, yambaye impeta y'ibihumbi 500, impeta y'ibihumbi 500 ngo kandi ngo Imana yamuhaye na etaje. Reka tuze twumve. Ikajya imbwira ngo izangirira. Reka ibi bintu tubivuga kugira ngo dukoze Satani isoni, n'abatajya bemera bajye bemera. Nabonye n'uwo tuvuka ku musozi umwe. Jewe mvuka kwa Ndereya Imwendo. Uwo muntu aririmba mwiriya korari. Haleluya. Amen. Imana yajyaga imbwira ngo izangirira neza. Imana inkura Imwendo iwacu injyana i Muhanga. Nari umuboyi, nari umukozi. Haleluya we. Nambaye impeta ihagaze ibihumbi 500 ya zahabu. Imana ikirenze icyo yamaye etaje. Umuntu yatunga etaje. Imana ngira ngo mwamwumvisha. Aragira ati jyewe ndi uwo mwandereya, ariko ubu nambaye impeta y'ibihumbi 500 ya zahabu. Ati kirenze kuri ibyo Imana yampaye na etaje. Ibi byose arimo aravuga ni byiza kubigira, ariko nanone iherezo rye rirashidikanywaho, kuko mu by'ukuri aho yavugiraga ibi ngibi bo ubwabo nta n'agaciro bamuhaye. Mu yandi magambo, buriya iyo itorero rikwanze biragaragara cyane kuba warananiranye, bitabujije yuko hariho n'igihe ubuyobozi bw'itoro bukwanga, ariko mu by'ukuri hari igihe abantu nk'aba ngaba bananirana ku buryo budasanzwe.
abana barasigaye, umudamu arasigaye. Reka tubahe pole, tubabwire ngo bihangane. Ariko kandi nanone twebwe impamvu tuba tubagejeje ibiganiro nk'ibi ni ukugira ngo bitwigishe gutegurira ejo hazaza. Aha none iyo hitwaye nabi muri ejo ugira ingaruka, cyangwa se abawe bakagira ingaruka. Mwari kumwe na JP, reka tubasabe mukomeze gukurikirana Ubugingo TV1. Turabakunda cyane, murakarama.